Aleluya. Nitwa Uwamariya Chantal, sengera Kacyiru kuri paruwase. Ndi umubyeyi w'umugabo umwe n'abana. Umurimo nkora muri iyo paruwasi, ndi umuvugabutumwa, ndi n'umunyamashengesho. Imana iduhana umugisha. Intego y'ijambo ni rya jambo n'ubundi rizajya ribanyuraho mu cyumweru gatatu. Ni imbaraga z'amasengesho, ni imbaraga zivana umuntu zimujyana mu bundi buntu. Buriya gusenga biguterura mu gika wari urimo bikakwicaza mu kindi gika. Imana rero idufashe kandi tugirire neza. Ijambo rero twabahitiyemo, mbibutsa yuko dushimira na Shimwa TV kwitanga kaza mu rugo. Murumva transport zose ziba zirimo, ariko nawe ari gukorera Imana. Ni ya mirimo twavuze, kuko nyine utayikoreye ntacyo azabona. Nawe rero ari kuyikorera, nawe turamushimiye. Shimwa TV, Imana imumugisha, witanze kunsaba kujya dukorana icyo kiganiro kugira ngo abera b'Imana bahembuke bagire aho bagera. Nawe Imana imumugisha. Tugiye gusoma ijambo muri Matayo ibice 26:36, ariko numvaga katwasome duhite dusimbuka dusome 3:9. Haravuga ngo maze Yesu agerana nabo ahitwa Getsemani, abwira abigishwa bati, ni mube mwicaye aha nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Yigira imbere gato, arunama arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko njyewe nshaka, ahubwo bibe wowe uko ushaka. Imana dufashe kandi tugirire neza. Hano rero Yesu yasengana umubabaro mwinshi. Yesu yabonaga ko ba Pilato, yabonaga kwa kuntu bamubambye n'imisumari, abona cya gikamba cy'amahwa. Yabibonye mbere bitaramubaho, kuko we yari ubumana, ntiyerekwaga ubumuntu, ahubwo we yarebaga vis-a-vis. Aravuga ati, rero birankomeranye. Ariko abigishwa be nitwe b'iki gihe bari bisinziriye, nta nubwo bari bazi ibyo Yesu arwana nabyo. Ubwo rero Yesu asengana umubabaro mwinshi. Arasenga ati, Data, niba bishoboka undenze iki gikombe. Ariko ijambo riteye agahinda, ni ahantu yabwiye abigishwa be hepfo, avuga ngo munaniwe kwihangana nanjye nibura isaha imwe. Bishatse kuba ngo bari bisinziriye nk'uko nawe wasinziriye. Wari umunyamashengesho yarakubuze, wari umuririmbyi yarakubuze, mbese bari basinziriye. Arababwira ngo nibura munaniwe kwihangana nanjye n'umunsi umwe, isaha imwe. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ariko Yesu arasenga, abwira Imana ngo, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Yari ari kuvuga ngo niba bishoboka yo kubambwa, ariko kuko Imana yari izi ko nabambwa azaducungura, kuko yari izi ko nabambwa azadukiza ibyaha byacu, kuko yari izi ko nabambwa hari ibintu byinshi bizigirayo bikavaho. Niyo mpamvu yemeye igikombe ntiyakimurenze. Iyo ikimurenza ntabwo twari kubona agakiza. Imana idufashe. Buriya Yesu tujya tumufatiraho ingero nyinshi. Yarabwirizaga akabwiriza, ariko nimugoroba akajya ku musozi. Abantu rero muri iyi minsi barabwiriza nimugoroba bakirira bakanywa, ariko Yesu nta hantu twabonye yahinduranyaga imyenda, nta hantu twabonye. Mbese Yesu we atandukanye nk'uko abantu babibona. We ni Imana nziza kandi arashoboye. Nuko Yesu arongera abasigaho, aragenda asenga ubwa gatatu, avuga amagambo amwe n'ayo mbere. Amina amina. Ngarongera arabasiga.
bwa gatatu aragenda arasenga. Kubera iki? Yari yagize igishyika. Abantu muri iyi minsi ntibagishaka gusenga. Niba Yesu yarasenze bwa gatatu aguma ajya kureba Imana, ese wowe ujyayo inshuro zingahe? Ese ujya kureba Imana ryari? Imana redufashe kandi tugirire neza. Ni ya ntego yacu, imbaraga z'amasengesho. Twabonye umuntu wasenze ntagakorwa n'isoni, wasenze nta mwarwa nevosanse, wasenze nta gasabiriza, wasenze ntiyiba, wasenze nta mbese umuntu wasenze atandukanye n'abandi, kuko iyo wasenze uba ufite y'Imana ubitse. Umuntu ufite amasezerano y'Imana abitse atandukanye n'umucuruzi, atandukanye n'uwize amashuri, kuko amasezerano y'Imana arasohora. Byanga bikunda ushobora kuba warize ariko ukazarinda upfa nta kazi ubonye, ushobora kuba warize ariko ukazapfira mu buzima bubi, ariko uwasenze, uwize byose akanabikora akanasenga, uwo nguwo afite imigisha myinshi cyane, kuko Imana nayo ifite ishuri yigisha. Nyongera mbibabwira, Imana redufashe kandi tugirire neza. Gusa icyo nashaka kubabwira, Yesu arasenga, asengana umubabaro mwinshi, arasenga ariko aravuga ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge. Igikombe rero nyibasobanurireho, igikombe ni ibigeragezo urimo runaka. Ushobora kuba ufite amadeni wabuze ubwishyu, abana bawe bari mu rugo, ushobora kuba uri gusengera ubucuruzi, ushobora kuba ubuzima bukugoye, ushobora kuba uhagarikiwe n'abarozi, ushobora kuba mbese umutima wawe uhagaze, nawe wari uhagaze aravuga ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge. Imana rero ikurengere mu bibazo ufite, ikurengere mu madeni ufite, ikurengere mu ntambara urwana nazo zose, ikurengere. Ubwo rero ikindi kiganiro, ubwo iki ni icyo kwa gatanu, ikindi tuzakibagezaho kuwa mbere. Imana ibahe umugisha. Shalom, reka dusenge. Mana turaguhamagaye, uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri Jehova Shalom, uri Jehova Rafa. Mana we twarakubonye, uri Imana ishoboye, uri Imana yihagije. Reka iri jambo rishyigikire, dusengeye ubu buhamya, amavuta n'imbaraga yawe bibeho, ubwiza bwawe bubeho. Uwiteka uzabwumva wese azakizwe, kandi Imana akumbure kugaruka mu nzu yawe. Abari mu nzu yawe bongeze imbaraga n'amavuta, ubahe kugukunda no kugukorera. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.